gisha inama Imana. Imana ifite amaso maremare, Imana ifite amaso areba kure. Gisha inama Imana. Imana ifite viziyo. Gisha inama Imana. Nifite iminsi yo kubaho kwawe, gisha inama Imana. Imana izakugira inama nziza. Gisha inama Imana. Imana ntabwo izakureka. Gisha inama Uwiteka. Imana ntabwo izagutererana. Erega iyo Mana dusenga ntabwo izadutererana. Erega iyo Mana dusenga, haleluya, ntabwo izadukoza isoni. Uyu munsi wa none ikintu cyose wakoze ukagikora wigiriye inama, ukagikora nabi, uyu munsi hindura uburyo, tangira kugisha inama Imana. Tangira upfukame, nubwo itavuga ariko irakora. Yimenyeshe, yijya imbere, uyibwire. Turabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe aho mudukurikiraniye hirya no hino ku isi. Nimugira amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo. Imirimo Yesu Kristo akomeje gukora nikomeze igaragare mu mazu yanyu, nikomeze igaragare mu ngo zanyu, nikomeze igaragare mu buzima bwanyu. Uwiteka abaha umugisha. Nkuko nababwiye ko Imana izajya idushoboza, indi minsi itari umunsi wo kuwa mbere tuzajya tugira ijambo tubaha duhawe n'Umwami Imana. Kuwa mbere murabizi nibwo hajyaho umukasi, mugire amikase tutari twayisoza kugira ngo tuyikoremo igitabo. Niba uzahari ijambo rigomba kujya ricaho rikaba ifunguro ry'umunsi uko Imana izajya ibidushoboza. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Reka rero dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cy'Ingoma. Turasoma igice cyaho, ni igice cya 14 umurongo n'umunani. Umutwe w'amagambo uravuze ngo Dawidi anesha Abafilisitiya. Abafilisitiya bumvise ko Dawidi yimikishijwe amavuta ngo abe umwami wa Isirayeli yose, Abafilisitiya bose bazamurwa no kumutera. Dawidi abyumvise agisha inama Imana. Ori santa karabodeba. Hayiwe, agisha inama Imana. Dawidi abyumvise arabasanganira. Icyo gihe Abafilisitiya baraje buzura mu kibaya cy'Abarafa 10. Dawidi agisha inama Imana ati, nera Abafilisitiya uzabangabiza. Uwiteka aramusubiza ati, genda kuko nzabakugabiza. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo kugisha inama Uwiteka, kugisha inama Imana. Reka dusenge. Mana, tuguhaye icyubahiro kubw'uyu mwanya. Tugiye kuganira ijambo rikomeye. Twasanze abantu bariyoboye, bamwe baza kukugisha inama ari uko byanze. Ariko uyu munsi wa none ndasenze kugira ngo umuntu wese ugiye kumva rino jambo atangire kwitoza kujya kugisha inama mu byo agiye gukora byose. Urakoze ko bikoreye kwiyubayisha, ni mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo kugisha inama Uwiteka. Abantu bamwe murinjira mu bucuruzi, we gusa kuko wumvise igishoro kiri ahanga ukahita ugenda ukahita ujya gucuruza, wamara gomba ukaza kugisha inama wahomye. Mu by'ukuri nge nakubwira ngo mbere yo kujya gucuruza wabanza ukabaza Imana, ukabwira ngo mbese Mana ni he ushaka ko nkorera? Ese urashaka ko acuruza? Ese urashaka ko nkora kandi kazi? Ukabanza ukagisha inama Uwiteka. Narababwiye ngo gusenga biravuna ariko ni igitambo. Ariko nkubwiza ukuri, ntago inyungu z'umuntu wasenze zizangana n'inyungu z'umuntu utarasenze. Dawidi yari amaze gusigwa amavuta ya gatatu yo kuyobora Isirayeli yose. Aya mbere yasukiwe mu rugo rwa Yesayi ayimikishwe n'uwitwa Samweli. Amavuta ya kabiri yasukiyeho bita i Heburoni yo kuyobora Abayuda bose. Amavuta ya gatatu yaswa n'imiryango 12 yose ya Isirayeli ayo kuyobora Abisirayeli bose. Imana ishimwe. Ayo yi Heburoni yari ayo kuyobora Abayuda. Noneho rero Abafilisitiya barabyumva, baravuga ati noneho twamaze kumenya ko Dawidi Ubisirayeli yose ngire ku bitugu bye. Baravuga ngo nta kindi tugiye gukora, tugiye kuzamuka, tugiye kumutera, tugenda tumwice, tumunyage buriya bwami yimitswe ariko ntago azayobora. Dawidi ngakibyumva aravuga ati ntago bino bintu nabyihererana. Aravuga ngo hoya,
sinabigabiza sinabatera nabanje kubaza uwamaye ubwami ariko wamereye Imana icyubahiro. Haleluya. Sinabigabiza nabanje kubaza yamaye ubwami nibi byemera. Mwene data, nyemerera reka kwishora mu ntambara utarabanza kumenya icyo Imana izivugaho, utazazigwamo. Risantore mania. Nyemerera wijya mu bintu utabanje kubaza Imana. Nyemerera winjira mu bintu utabanje kubaza Imana ikivuga kuri ibyo bintu. Ngo Dawidi abyumvise. Haleluya. Ngo Dawidi abyumvise ko batangani, ngo aragenda arapfukama, ngo arabanza agisha inama Imana, arabwira ngo mbese Uwiteka nera Abafilisitiya uzabangabiza. Imana ikibyumvira amubwira ngo Dawidi ndi kumwe nawe, genda nzabakugabiza. Dore ibintu 7 biba byiza mu buzima bwawe iyo wabashe kuba wabashe kuvugana n'Imana. Icyambere, intambara winjiyemo Imana yayikugabije, ntabwo ukora ibintu byinshi, nuvunika cyane, ukora gato Imana igakora ibinini, ukora gake Imana igakora cyane. Gideon kuko yagiye mu ntambara yoherejwemo n'Imana, ntabwo yigeze avunika, ntabwo yigeze aruha. Yaragiye ngo gusa imuri n'ibibindi ngo abanuza ngo abanzi babo bagasubiranamo abandi bagapfa. Kubera iki? Ni intambara yoherejwemo n'Imana. Abantu benshi murimo murarwana intambara mutatumwemo n'Imana, mwebwe mwiyumvisemo gusa kuko musanzwe muzi ko muzi kurwana, muravuga ngo reka twinjiremo. Ariko buriya iyo uza kugisha inama Imana, aka kanya ntabwo wari kuba urimo kwicuza. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Icya kabiri, amen, intambara twoherejwemo n'Imana iyo tuyirimo ntabwo tujya tubura ibidutunga. Ntabwo tujya tubura ibidutunga turi muri izo ntambara. Nicyo cyajya ujya kubona ukabona umuntu ari mu bihe bimeze nk'ishuri, ari mu bihe bimeze nk'intambara, ariko wajya kubona ukabona nta kintu zimutwaye. Ariko si uriya muntu uko tuzi ko arimo ageragezwa, kuki we tubona yabisuzuguye? Impamvu yabisuzuguye hari amakuru abifiteho. Abaroma mvuga ko bavuga, Abaroma ibice 3, aravuga ngo mbese niriye banga Abayuda barusha abandi? Aravuga ngo tubaruta muri byose kuko tubitse ibyavuzwe n'Imana. Iyo abantu bagishije inama Imana, haleluya, bagira amakuru abandi batagira. Imana yacu nishimwe cyane. Iyo abantu bagishije inama Imana, batunga amakuru abandi bantu badafite. Mwene data, ndakwifuriza, urashaka gukora ubukwe, banza ugisha inama Uwiteka. Urashaka kubaka, banza ugisha inama Uwiteka. Urashaka kugura ikintu, gisha inama Imana. Icyo ushaka gukora cyose, wowe nubwo itavuga ariko burya irakora, nibuza banza uyibwire. Hari intambara imwe n'imwe uzishoramo utabanje kugisha inama Imana, nugeramo buri muntu kurwanirira. Icya gatatu, amen, ku bantu bagishije inama Imana, icya gatatu, barwana bafite amakuru, babazi n'igihe iyo ntambara izarangirira. Hari abantu barimo birukanka mu ntambara batazi igihe izarangirira, ariko iyo ufite amakuru y'ijuru, Imana akubwira ngo bizagenda gutya, bizabanza bimere gutya na gutya, ariko hanyuma y'iki gihe bizagenda gutya. Ndaguha urugero rworoshye. Iyo abantu bagishije inama Imana, iyo ugiye gushaka wagiye kugisha inama Imana, nubwo urwo rugo, nubwo umugabo yagenda akamara icyumweru atararara mu rugo, kuko uba ufite amakuru, kuko ujya kubana n'uwo mugabo hari icyo wari waravuganye na data, ubu bizi ko isaha n'isaha uyu mugabo azagaruka. Kandi kubera iki? Uhita uyibutsa ukabwira ngo Uwiteka, none nkora iki? Ko nari ngiye kukugisha inama, none nkora iki? Ko nari ngiye kugira, none nkora iki? Ariko icyo gihe iyo uvuze uko nguko, Imana rigiye kubwira ati iki nicyo cyumweru cya nyuma, mwana wanjye ibyo unyibukije nabyibutse. Niyo mpamvu rivuga ngo yemwe abibutse Uwiteka nimugahweme. Ari igihe kimwe, ari umusore w'inshuti yanjye wigeze ujya gufata ideni, ariko ajya gufata ideni yabanje kugisha inama Uwiteka. Yagiye kurifata yagishije inama Imana, aragenda, bose bari babiri, umwe ni wari inshuti yanjye, bajya kurifatana, ariko umwe bagendera rimwe. Umwe yari yabanje kugisha inama Imana, Imana mwe ngenda urifate nzakwishyurira. Undi agenda atayigishije inama kandi asenga. Imana amubwira ngo genda mwana wanjye, aya mafaranga uzafata, imubwira yewe n'ibyo azayakoresha. Iyo wayigishije inama ishobora kukwemerera ikakubwira n'icyo uzayakoresha. Yaragiye ideni ararifata,
aragenda rikoresha rishora ibyo yaragiye kurishoramo, amafaranga rwose aza kugera aho ngaho amera nk'aho ahomba. Ayayaya, amafaranga ahombye si ukundi guhomba, ibintu yari yarayashoyemo, umuntu yaragiye amutumye agenda agiye ntiyakongera kugaruka, yibwira hari ko ahombye. None igihe cyo kwishyura kiragera, baramubwira ngo bagiye kumutereza cyamunara, arababwira ngo nimwe muretse gato mu munsi umwe. Yagiye ku musozi ajya gusenga yinginze Imana. Imana ntiyigeze ivuga, arayibutsa aravuga ati ririya deni iyo naza kukugisha inama ngo binyemerere ntago nari bujye kurifata. None jyewe narabanje ngugisha inama, ideni njya kurifata ariko nabanje kuvugana nawe. None niba byari bikunaniye no guceceka, iyo ukoresha bari abantu nibarime bagashyiramo amananiza ko byose bishoboye, ko nari nakugishije inama. Niba abahanuzi baranavangiwe nayo waravangiwe. Yaratashye, yarambwiye ati nasengeye ahantu bita mu Gasyata, ati ndataha, ati ngeze za Kicukiro numva umuntu arampamagaye ngo arashaka, arambwira ngo arashaka kungurira fanta. Ati ndagiye ngubwire ko amafaranga yamaye yarahwanye na ya mafaranga banyishyuzaga. Ya mafaranga nyimara kuyishyura, ideni rivuyemo ari umuntu yanyihereye namuhamagaye, ati ni umuntu wari uvuye mahanga avuye Nairobi. Ati ya mafaranga umva maze kuyafata, maze kuyishyura rya deni, wa muntu nari naratumye ibintu abarabizanye, abizana ideni ryarangiye. Aleluya, ahubwo mbonye igishoro noneho cyo gukora, kandi na telefone yari yarayikuyeho. Ngisi inyungu zo kugisha inama Uwiteka. Wa wundi wagiye yarambwira ngo dusenga, yaravuga ngo bahananga Imana ngo yigize gutya ngo ntacyo bitwaye, ngo ngewe ngo nibayama nyine, ngo nibayama nyine ngo ngomba gukora. Hambwa atari kwanyemereye tugasenga. Ati we byihorere, we genda usenga ubifitiye umwanya, ariko ndagira ngo ngutangarize ya business yarahombye n'akagwate yari yaratanze bagateje cyamunara. Sibyo bene data, Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Nibikubwira ngo ngisha inama, nukugira ngo ikubwire niba igihe kigeze. Amen. Nukugira ngo ikubwire niba igihe kigeze. Icyakane, iyo wagishije inama Imana irakwigisha ikakuyobora inzira unyuramo muri byose. Amen, 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 amen. Haleluya. Icyagatanu, iyo wagishije inama izo ntambara zikurindiramo ntabwo zikwica. Oh, liseri drere meni yasereno. Iyo icyagatandatu, iyo wagishije inama Imana igukavaringa muri ibyo bihe, nta n'umuntu urinda ubisokamo, nta n'umuntu ubizi ko wigeze ubivamo, ahubwo bakabona uri mutanga ubuhamya ati ndashima Imana yagize itya. Abantu bakibaza ngo mbese yabigenje atabyanyuze. Si yindi mpamvu, yagishije inama Uwiteka, Imana irazira mu kavaringa, Imana irazira mutwikira, Imana irazira muhisha. Amen. Oh, haleluya, haleluya. Ndagira mbabwire bariya bahungu bari bafite amakuru Shadraka, Meshaki na Abedinego. Baravuze ngo Imana dukorera ibasha kudukiza amaboko yawe Nyagasani, kandi nayo itadukiza. Bari bafite amakuru ko iyo Mana bakorera ibasha gukiza. Bajyanamo ko kwizera mu itanura ry'umuriro. Imana yaraje iribarindiramo. Abaheburayo 2:18, kuko yababajwe akanageragezwa ni nakabasha gutabara ubageragezwa bose. Ibintu ugiye gukora kuri uyu munsi wa none n'amagambo nkubwiye, ntuzongere kugira ikintu ukora utagishije inama Uwiteka. Amen. Utagishije inama Imana. Nugisha inama Imana, ibyo uzakora bizaba byiza. Nugisha inama Imana, ntabwo uzicuza mu rugendo. Nugisha inama Imana, ntabwo uzicuza uboye. Nugisha inama Imana, ntabwo uzicuza. Ariko nuba waragishije inama Imana mbere yo gushaka kwawe, banza ugisha inama Imana. Mbere yo kubaka kwawe, banza ugisha inama Imana. Mbere yo gukora rwa rugendo ugiye kujyamo, banza ugisha inama Imana. Imana iguha amakuru yawe. Mbere yo kujya muri biriya byose ushaka kujyamo, banza ugisha inama Uwiteka. Mwene data, ndakwinginze ucyumva no magambo, tangira witoze gusenga, ugisha inama Uwiteka. Ubwira Imana ngo Mana, nutabyemera simbibamo, nutabyemera simbibamo. Haleluya. Iyo icyakarindwi
cy'inyungu z'umuntu wagishije inama Imana imutegurira abantu bamukorera urugamba agakoresheje imbaraga nyinshi, Imana ugasanga yateguye abantu. Iyo wagishije inama Imana igenda igutegurira abantu. Iyo wagishije inama Imana, haleluya, n'abanzi be baraza bakikubita imbere yawe. Bibiliya iravuga ngo imigenzereze y'umuntu inejeje Uwiteka ngo bituma uwari umwanzi we yuzura nawe. Nugisha inama Imana bizarangira izo ntambaro zivuyemo, abanzi bawe baze kwihuza nawe. Nugisha inama Imana izategura ameza mu maso y'abanzi bawe. Mwene data nshuti y'Imana, umva ukuntu Bibiliya ivuga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cyaho cya 54 umurongo wa 15, aravuga ngo ari bazaterana ngo ariko sinjye uzabo bateranije. Umurongo wa 13 aravuga ngo abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka. Uwo ninde ubivuga? Ni umuntu wagishije inama Imana yisinyira abana be ikamubwira ngo izabigisha. Abana be bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi, bazakomezwa no gukiranuka, agato kazaba bakure ngo bazaba kure biteye ubwoba, ngo ibyo ntago bizabegera. Ngo ahari bazaterana ngo ariko sinjye Uwiteka uzaba ubateranije. Ngo uzagukoraniraho wese ngo azagwa ari wowe azize. Nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Uwo ninde? Ni umuntu wagishije inama Uwiteka. Aka kanya ndakwifuriza mu bintu byose ugiye kujya ukora, jya ubanza usenge, ugisha inama Uwiteka, ntuzongere kwiyobora inzira. Wabaye mu buzima bwicuza, ntuzongere kuba mu buzima bwicuza. Zamura ibiganza byawe gatoya, subiramo amagambo ngo Mwami Yesu Kristo. Ongera uvuga ngo Mwami Yesu Kristo, uyu munsi wa none nta kintu nzongera gukora nabanje kukugisha inama. Ongera uvuga ngo Mwami Yesu Kristo, uhereye none ahangaha ntabwo nzongera kwiyobora amarangamutima yanjye, nazongera kunyobora ngo nkore ibintu. Ntacyo nzongera gukora nakubajije, ntacyo nzongera gukora nakubwiye, ntacyo nzongera gukora nabanje kukugisha inama. Ngiye kukugisha inama. Iyo Imana uyigishije inama, Imana ikujya imbere ahataringaniye ikaringaniza, ibindizo by'ibyuma ikabicagaguramo kabiri. Ndakwifuriza kugisha inama Imana izakujya imbere. Ongera uvuga ngo Mwami Yesu Kristo, mbabarira aho narangaye, mbabarira aho nakoze ibyo nakwiye gukora, mbabarira aho nasubiye inyuma, mbabarira aho nizeye abantu nko kugira ngo nkwize. Nagishije abantu inama, abantu baranyobya. Nagishije abantu inama, bambwira ibiwanye n'amarangamutima yabo. Nagishije abantu inama, banyereka amaso yabagarukira. Ariko wowe ninkugisha inama, uzanjyana amaso yawe agera. Amaso y'Imana anyura ku isi, amaso y'Imana agera mu ijuru, amaso y'Imana nagira umupaka, amaso y'Imana amenya ibizaba mu myaka ibihumbi. Rikatakasete prete kotrame. Gisha inama Imana ifite amaso maremare, Imana ifite amaso areba kure. Gisha inama Imana ifite viziyo. Gisha inama Imana ni ifite iminsi yo kubaho kwawe. Gisha inama Imana izakugira inama nziza. Gisha inama Imana ntabwo izakureka. Gisha inama Uwiteka, Imana ntabwo izagutererana. Erega iyo Mana dusenga ntabwo izadutererana. Erega iyo Mana dusenga, haleluya, ntabwo izadukoza isoni. Uyu munsi wa none ikintu cyose wakoze ukagikora wigiriye inama, ukagikora nabi, uyu munsi hindura uburyo, tangira kugisha inama Imana. Tangira upfukame, nubwo itavuga ariko irakora. Yimenyeshe, yijya imbere, uyibwira ngo Uwiteka, nta kintu ndi bwongere gukora cyose nabanze kukugisha inama. Urakoze kubikore kwiyubahisha, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha. Iryo ryari ifunguro ry'umunsi. Ngaho gubwa neza mu izina rya Yesu. Wirirwe ukomeye, wirirwe ufite imbaraga, wirirwe wuzuye. Ngaho gira amahoro y'Imana. Tera haleluya eshatu zo gushima Imana, uvuga ngo Mana urakoze kumbabariye, kandi inama ngiye kukugisha uzayingira neza, uzangeza ku byo nari naragezeho. Amaso yawe agiye kundebera aho yanjye atari yararebye. Shalom shalom.